Yeah, what's up, my people? This is your boy KD, the big man, the real hustler, the trier. I have dream and I live in a dream. Don't worry about things, cause everything's gonna be good. We're gonna shine soon. Uyu munsi rero turi kuri kamera za Wixi TV show. Turi kumwe na CEO cyangwa se nyiri Wixi TV show, bro. Hi bro. Tangira usuhuza abantu bacu. Meze mute shabajeni bakurikira Wixi TV show. Turabakunda tuzamura impano. Then ikintu nabanza kubabwira basi bamaze kuri subscribe kugira tujye kumeza tubane buri munsi ukoreshe yo kwene kuri karakazogera kugira then tubone ibintu byiza byo kuri Wixi TV show. Kandi ufite impano uhamagara izo nomero ziba kuri harya buri Wixi TV show cyangwa se muri description. Kuri description. Yanda bashuhuje ndizera ko bameze neza. Bro, ibico bya essence babibonye n'amaka. Umva reka nkubwire bro. Byari mu bibiri mu bibazo nari ngiye kukubaza cyangwa se nari kuza kukubaza mu minota iri buze sibyo. Ubundi tumenyereye akenshi abantu bavuga ngo amafaranga yarabuze, akazi mu rubyiruko karabuze, uri kumva ariko none abiciro byazamukiye sinzi ba bantu icyo bari bavuge. Wowe urabivuga hiki? Shabro reka nkubwire. Yego. Jewe mvuye mu rugo vuba, mu rugo ni mu ntara. Yego. Bro, ibiciro byazamutse by'amatike urumva none amakara hangaye Kigali. Yego. Bro, gaze yageze kuri 15. None baze niba naguraga ya 12 cyangwa 22 yagiye kurangaye. Ubwo giye ibintu byo gukundana nabivuyemo. Ibintu byo gukundana bivuyemo kubera iki? Waguriraga gaze se aba baby? Oya. Urumva no bebe aje kunsura, byasabaga ne aje kunsura. Ugasanga ntetse kabiri. Mego. Urumva rero gaze ntabwo nazayibona. Rero nahise mva ati reka mbe parike nubwo atari ibyanjye kenshi. Nubwo atari ibyawe kenshi. None se ubu muri iyi minsi umuyede wenda arimo arahembwa ibihumbi 500 uri kumva ariko ndizera ko CEO atarahukaza akora. Yego. Akazi ukora wenda ku kwezi byaciyemo winjiza nkangahe? Oya umubare kuvuga byaba bigoranye. Ariko uko ngerageza nyine ngerageza kwinjiza. Kandi murabibona hano ibintu byagoranye. Ibintu byagoranye ikintu cyitwa amafaranga yabuze. Ntago ari gihe nyine wowe urayabona. Gake amafaranga araboneka. Je mu kazi gasanzwe sanzwe n'umunyamakuru. Yego. Nuko wena twavuze ati kadushinge channel ya Wixi TV show. Yego. Then turebe ko twanazamura n'imano. Urabona niba ujya kwa Irene. Yego. Bikakugora. Yego. Kandi ufite imano uri umuririmbyi ukina film. Yego. Bikakugora ukabujya kuri The Choice, ukabujya kuri TV10 ahantu kwahamagwa bizi biragoye. Yego. Je nk'umuje navuze ati ndurubyiruko. Gereka mfasha abapeti barimo barazamuka cyangwa abajene barimo barazamuka bafite imano. Yego. Zigiye zitandukanye. Kubutanza ko n'ubusanzwe usanga umunyamakuru. Kuko urabona wenda hanga mu Rwanda abanyamakuru wenda nko muri gategori nk'eshanu. Buriya iya mbere yazaho nkarakinize Imana. Sibyo? Niko je wenda mbyumva. Bitewe no kuntu muzi kuri ibintu. Ntabwo ndi umufana je mfana ibikorwa umuntu akora. Ntabwo mfana no ushaka uri nk'umufana we. Buriyo umuntu akenshi uvuze ati umuntu umufata nkaho ari uwa mbere ntago waba utari umufana we. Oya jewe yego ndabyemera kuko nanakiga secondaire nakundaga rakinize Imana. Ariko deni na gategori ya kabiri kazamo Philipita nande na Irene. Bari abantu bona ko basaba mu myidagaduro ko je niyo mbamo. Ntabwo ndi bujya amafilm mu bintu ngende ako batanyumva nabi ni kuri ID yanjye. Yego. Yesi gategori ya kabiri. Nano gategori ya gatatu izamo Babu nabandi bajeni bakeya ku Baba bari hejuru gato. Yego. Nano gategori ya kane irazamo abanyamakuru ba Freddy, izemo bakiza nawe. Oya, je ntago. Uko je bari abana zamaze imyaka 10, 5 ingahe, je maze imyaka 2. Wowe uri hehe? Je ndi kuri gategori ya 5. Ya 5. Gatanu harimo bande rero. Gategori ya 5 none jewe. Sibyo? Ukaza ugakubita buri abantu zana gutema buri amuje no kora kuri simple n'inginde hayi. Sote. Buri sote ntago turi ku rugero. Sote zo gumushyira ku rugero rwa gara ariko sote uzi imyaka maze mu itangazamakuru bro. Ariko bitewe n'ibyagagaragaza abantu bari turi byagaragaza gute? Cyagaragaza sese abantu bamuzi nuko natwe twakoze ahantu baranzi nuko wenda batanze nk'umunyamakuru ugaragara kunuzi kuko aho nakoraga ntabwo nakoraga mfate mikoro nakoraga nk'iki nk'umwanditsi. Ubundi mu buzima bwa buri munsi uri kumva iyo umuntu hari ikintu akurusha uri kumva cyangwa se hari ikintu yagutanzemo uri kumva icyo gihe aba afite experience iruti yawe ugomba kugira ute
ugomba kumuha indabo ze. Indabo ndazibaha reka nabone kugira ngo kumwe n'aba Freddy n'abandi ariko urumva nanjye kuri gategori ya gatano abandi baraza nabo turi kumwe. Reka tuve muri ibyo ngibyo twigire mu buzima bwa buri munsi bw'umujene ufite impano ushaka kugira gutera imbere cyangwa se kuba hari aho yava akaba hari aho yagera. Uri kumva? Ese iyo ukurikije nk'umuntu umaze iminsi wenda mike mu itangazamakuru, ni nk'ikihe kintu ubona cyakorwa se mu bajene kugira ngo bagire aho bagera? Dore ko muri iyi minsi twamenye yuko kugira ngo uba ufite impano ari ikintu cyagutunga. Uri kumva? Impano ikigihe ni ikintu cyagutunga kikakubeshaho. Muri iki gihe ntabwo umuntu akibeshwaho nuko yakoze ikiyede, ntabwo akibeshwaho nuko yakoze ikindi kintu runaka wenda. Yego. Jewe icyo nababwira, niba uri umujene ufite impano wikiha ngo mfite mu rugo barakize. Nubukize bizaba nta kibazo. Nkuko bivuga, iyo ufite iwanyu bakiza ko wikishingikariza ko hari abandi bantu ufite b'abafamiye baba muri ibyo bintu ugiye kujyamo. Za nkawe wihigire bro, kuko hano dufitemo famiye zigiye zikomeye ariko twarazibuze. Urumva? Urajya ukamukomba ukamuhamagara fone nagufate. Urumva? Ukajya guta ahubwo yihigire uze mukubita ikiganiro, nungeraho urahita ujya wenda kwa Irene, urahita ujya kwande. Ariko wowe ni ufite impano wikumva ngo mfite fame muri showbiz cyangwa entertainment mfitemo abajene. Oya, none kubora ufite ukunda ibintu ariko umugabo atagushyigikiye, wowe ku giti cyawe za muri uru ruganda uvuga uti ngiye guhiga. Niba no guhiga interview nyihige kwa Wix, mwihamagare nta muntu muje nawe, cyase bankubite nomero ze mubeshya ibyo mubeshya ngeyo, sibyo? Then abajene babona aha ngaha kuntu bimeze byestaye. Ariko cyane cyane ujya mu bakobwa, ujya mu bikibanza, ujya mu kintu kimwe, then inyuma ujye kuvuga ngo ugiye mu bakobwa cyangwa ugiye muri aba baby, ufite icyo wagezeho. Mu gihe udafite ikintu wagezeho bro, ibyo bintu byihore KD. Jewe ahangaha uko mbibona, twareka kujya mu bintu bitadufitiye inyungu, ahubwo tubanze tujya mu bifite inyungu. Dore isi irashaje, ubonye ko ibiciro byabaye birebire, intambara irakoma gato, famiye twese tukaba ibibazo, sibyo? None yibaze wowe urimo kwihuta ngo ngiye gukoma mbeshya umwana, sibyo? Mubeshye, uramubeshya wamuretse. Abajene mwawa ibyo bintu wabiretse, ibyo bintu wabiretse. Wixi, yo uramutse ugiriwe amahirwe, uri kumva, yo kuba wagira amafaranga menshi, urugero nka miliyoni 30, uri kumva, nuhe mushinga wahita ukora? Umushinga wahita ukora i Kigali ushaka icyambere no kubaka. Yego bro, ibintu byo gukodesha bitugereje habi, mbanza we bitarimo kukugeraho nabi nkatnje. Hey bro, uzi kwikora amafaranga 100 iyo kwishyura inzu bro. Yego. Uhembwa 100 nawe. Yego. Shabro ibintu reka nkubwiye, jya nyine nyafata. Kwame kibanza bana kigura hehise. Ako ntabwo Kigali nzahaba. Ntabwo Kigali uzahaba, kuko kitazava muri Kigali. Kigali ni nziza bro. None ugera mu ntara, nibyo nkubwiye, ajya amaze iminsi ndi mu ntara. Yego. Umupeti wese urasanga n'umuntu arasa nabi. Ari kwihiringa. Bimeze naho gatishana imbe namwe Kigali mara nakaraba gusa. Ariko ayo mazi kahenze bro. Hari ikintu bajya bavuga bakavuga ngo nako ni indirimbo basani ba kera baririmbye, bavuga nyine imvune z'abahanzi, bakavuga uburyo umusani avunika, uri kumva. Ariko muri icyo gihe abantu benshi bari batarabyumva. Nk'umwana ukizamuka kuvuga ko afite impano, wenda kwa yabona nk'ibihumbi 500, uri kumva, abata amafaranga reka nyashore muri studio ngende nkora indirimbo. Ese wamugira inama yo kuba yakora iyo ndirimbo cyangwa wamubwira ibyo bintu akabyihorera? Oya, namubwira akaba biretse. Then yamara kuba biretse, akabanza agashakira hayandi. Yego. Kuko uraza aha ngaha se wodira gutwara ngahe, video iragutwara no singo mimwe. Uri Yesu se tujyana tubona abakora ngo mimwe bagahita bazamuka, ariko ngo mimwe yego ntabwo byakunda. Ntabwo shobora ko umuntu ashaka gukora ingoma imwe akahita azamuka. Kuko aha ngaha muri uruganda usigaye usanga abantu bajya kwaka ibiganiro kugira ngo iyo ndimo bayipromotinge, usigaye usaba ibiceri. Ariko je ntabwo ntaka ibiceri. Okay, reka dukora aka kantu hagati ya Bulldog na P4. Ni Bulldog. Bulldog ni Bulldog bro. Bushari na Betray. Harani Betray na Emera. Kivumbi na Yamana. Kivumbi hejuru papa. King James na Knowless. King James afite n'igitaramo bro.
Oda Paccy na Young Grace. Oda Paccy. Bruce Melody na The Ben. Ntabwo ndimo. Bruce Melody na The Ben. Ntabwo ndimo. Oya. Uzi se ngo ukuntu nigusubize? Yego. Aho ukuntu nigusubize. Urabona buri muntu nkunda indirimbo bitewe n'amagambo arimo. Yego. Cyase n'ukuntu ayisohoye. Ntabwo gende wa muntu uvuga ngo ndi umufana w'uyu nguyu. Yego. Oya. Kuko je nkunda ibyo umuntu akora. Urabona ukuntu wihiringa, urabona gufungura cano. Yego. Ukayishyira hara bro. Niba ubizi nkaho ubikoramo urabizi KD ubimazemo igihe kinini. Yego. Wowe nakubona cyangwa nakugeze no kubona mu mafilimi. Yego. Sibyo? Yego. Wagiye n'amafilimi bro. Jewe nubaha umuntu wese ujya muri studio. Hoya wowe ndakubajije ngo ariko umuntu nakakuzi kuki abanyarwanda umuntu ababaza ukajya kuca Nyanza ukajya kugira mu gisubizo. Ndakubajije ngo kuki nakubabwiye ngo uri kumva bucari na Betray ukambwira uri kumva kaba ngeze kuri Bruce Melody na The Ben aho kugira ngo ubundi bizagenda gute. Oya. Aho ngaho nemera bitewe n'icyo umuntu yaririmbye. Nicyo yarimye n'ubuhanga bwayo. Hoya nyine ahanga ndimo ndakubwira ngo uri kumva ndakubwiye ngo Bruce Melody na The Ben. Mbwira ati Bruce Melody cyangwa mbwire ngo The Ben ibindi tureho kubijyamo. Twavuze mu muziki ara tuba turimo tuvuga mu muziki ni tukajye mu muziki. Nimba umuntu akubajije umuhanzi ntukajye mu bugari. Oya. Mu muziki. Umuntu urimo mu muziki mu Rwanda. Oya ubwo nakubwiye ufana hagati yaho ngaho. Bruce Melody afite indirimbo zidunda cyane. Oya man kuzi waretse kunjyana Nyanza man. Emirene Rake Nizeyimana. Rake Nizeyimana ni Rake Nizeyimana. Kukize nuko ngo nshaka nsubiza. Aho impamvu njya kugusubiza gutyo. Yego. Rake. Yego. Rake ni umuhanga. Yego. Sibyo? Emirene ntago ari umuhanga. Umuhanga. Yego. Ariko ubanga buratandukanye. Oya ibyo ntago nshaka nsobanurira. Ngaho twagiye naho The Ben na Bruce Melody. Ikibazo nakubwiye nko kubona Rake ntago ari kurwera umwe nande. Nazanga ari bamwe. Musa ngaho mbwira Bruce Melody nta gitoko ngusubiza. Reka ibyo tubisimbuke. Hashize iminsi Bruce Melody akoze indirimbo bita Pompo ndetse n'ejo bundi nabonye Pompo nabonye yarakoranye indirimbo na ba Paraso nawe bari muri ibyo ngibyo uri kumva. Ejo bundi mbona Yago arapostinze ngo 155 AM mugendaho sinzi nimba ibyo warabibonye icyo kintu uragifata gute? Rero icyo kintu jewe mbere na mbere ndashimira wenda Bruce Melody na Coach Gael cyase na staff ye. Yego. Ku ndirimbo Pompo barayizamuye. Nubwo nyine nyuma iragitosa yaraje. Ya Gitaf igenda izima. Ariko Pompo ni indirimbo yazamutse irazamuka yubaka izina ya East Africa abonye binakoze Uganda, Kenya. Uganda naho yarabikoze. Yego. Tubana n'urutonde yagiye isohokaho. Yego. Ni ibintu byose tuba dushimira nk'abanyarwanda ko umuntu wacu biriya ajyana umeze nk'abamufana w'umureyo na Aperi bari bugere muri stade Aperi yakinye n'indi kipe ugasanga bose bafana iyo kipe yaturutse kandi hanze. Oya je mfana umuntu bitewe n'ukuntu yagiye hanze kuko ntago bahangana n'amafaranga ntago binjizamwe. Sibyo? Bruce Melody birani ibintu tujyana tuzamura urwego rwacu nko kubona Diamond azamura Tanzania akazamura ni ibintu by'agaciro. Ibya bintu ndirimbo Pompo narayikunze. Yago umufata ute muri entertainment y'u Rwanda? Yago rero Yago kuntu mbona Yago genda mufana. Ariko Yago bitewe n'ikintu cyo kwishyiramo kari umuhanzi ubundi Yago mwamubwiye akagaruka muri entertainment. Ibintu by'umuziki Yago yaratubwiye ngo yageze hari yanga hita bivamo ngo nubundi ikintu yashakaga umuziki ngo nibiganira bihagaritse. Ariko ibiganiro Yago nibyo tumuziho kuririmba nabyo nabikore gake. Sibyo? Yego. Ariko arihe kugira gute arike Imana abajene ko kubaterana. Yago wabonaga Imana yazamuraga kira gihe. Uramutse uhawe miliyoni 30 Yago ibyo ndabyumva uri kumva ahubwira ngo uzihe Yago uri kumva azishore mu itangazamakuru azamura impano cyangwa se azishore mu muziki ne wamugira inama yo kuzishora no kuzamura impano no kuzamura impano kubera ko aricyo kintu wabonye ashoboye n'umuziki arawushoboye ariko ni gake nagari. Uramutse uhawe amafaranga uri kumva bakakubwira yuko uyashora mu muziki ni gute wayashora cyangwa se nizihe mpano wafasha za mbere? Okay, zirahari. Yego. Impano zirahari. Urambwira izo wenda zimaze kwigaragazamo gake bahita bati uyu muntu namushoramo amafaranga tugakora ibi gutya na gutya.
Diez Eh? nabashyira mu muziki then nkafata impano zimwe zazamuka nka Diez Dora. yego Diez Dora buriya ni impano yigendera, yego ni umupeti w'umuhanga, ni umupeti mu minsi iri imbere, sibyo? Si ureba ko banza kumushyira muri Iwacu na Muzika kuko akiri mutoya, ariko buri ujya utinya umupeti, buri gitaramo cyose kibaye mu Rwanda uhamagarwa kuri stage. Kandi yavuye ku wa kabiri, wabonye cya gitaramo cyabaye cya The Ben ku ya mbere, twese nyakamirwa mu kindi muri kuri zingahe? yego narakibonye. Uriya mupeti umuhamagaye cyose ukamukubita amafaranga akora indirimbo, noneho ikintu abura gukora korabo n'umuntu utari umunyarwanda. Nko mu Rwanda twaremeye iyi ndirimbo afite, se hari iyindi iyoboye? Yego uvuze Diez Dora, ariko mita nibuka Run-Up we amaze igihe kinini adakora, ariko uhise utuma ngarura amaso ku witwa Yamano. Wari uvuze Diez Dora stage yagiye abona, ariko mpita nibuka Yamano stage yabonye ayihawe n'uwitwa The Ben muri BK Arena. Yamano urabona yongeye agahabwa amahirwe, utagendeye ku byamubayeho ubona yakora iki muri iyi minsi? Yamano ni umuhanga. Yego. Ujya utinya Yamano ukora indirimbo ya audio ikarebwa kuri uriya rwego, yego, ikuza abantu be mu gihe gitoya. Ariko ndakeka impamvu yaba yarujije 1M no kubera yari muri biriya bibazo, bavuga ngo hari indi video yiwe igiye kongera gusohoka bamumereye nabi ba Godfather kuri Yamano ni umuhanga. The Ben gutanga amahirwe, The Ben agenda yatanga ubu ngubu uvuga ko yahaye ndi hagiga wowe nka Keidi kuri gitaramo. Ejo bundi muntu yari na Gisa cy'inganzo yari yamuhaye amahirwe n'umuntu twabonye yakoresheje neza, ni umuntu witwa Bruce Melody. Yego, Bruce Melody urawe ntago ari ngo ni amahirwe yamuhaye, umubonye kangahe? Ntago ari amahirwe yamuhaye, nta mahirwe, nta mahirwe yamuhaye. Amahirwe gute se? Yamano twabonye umwaka ushize Yamano azamuka ari uvugo. Yego, sibyo? Hari uwundi muntu wumvishe wasohotse muri arena avuga atari Bruce Melody. Na ba Diez Dora baravuzwe. Uya Diez Dora? Impamvu Diez Dora nako impamvu Bruce Melody urikumva? Impamvu Bruce Melody ni ukubera yuko kiriya cyari igitaramo kimeze nkaho cyabahuje. We ntabwo cyabahuje. The Ben yaramusabye aze mu gitaramo cye aramwishyura. Se mwishyuye? Yego. Yaziyemo ubuntu. Oya. Then ahabwa performance. Rero ntago ari amahirwe urikumva? Kiriya kiganiro yakigiyemo nk'umuntu mukuru, ntago ari ukuvuga ngo amahirwe. Yamano ntago yishyuwe. Aya ntago yishyuwe. Yamano yaje stage niyishyurwa. Ntago yishyuwe. Yarishyuwe. Yishyuwe hehe? Yarishyuwe Yamano. Yishyuwe hehe? Ntabwo ajya kuri stage utarishyuwe. Yishyuwe he? Yamano ko bamuhaye amahirwe. Oya. Oya. Ako se wa mugabo we k'ibintu. Banza wumve nyine. Aya mahirwe y'uyu mwaka yahawe Bruce Melody. Yego. Uko impamvu nkubwira, cyagiye Yamano yari afite indirimbo yasohotse. Ubu ngubu turi mu kwa kane. Sibyo? Yego. Urifuza ko ari inde muhanzi noneho bahama, wenda ntago turabona abandi bashaka gukubita mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi, buryo mu kwa munani, ibintu bya showbiz bihora bihinduka. Ejo dushaka kubona tukabona haje indi mpano itangaje. Ariko se mu bahanzi bahari muri iyi minsi, umuhanzi wumva baha amahirwe cyangwa se baha chance zo kugira ngo abe ya performing ejo bundi muri The New Year Groove ninde? Urabizi ko gihari? Urabizi ko gihari? Nawe nyine ubizi ko igitaramo gihari? Kirahari ariko. Oya. Urabizi ko itariki ya mbere ko igitaramo cya The Ben? Kirahari kuko yaranabivuze ko ari ikintu kizahoraho. Oya. Oya. Ibyo tubimenya mu kwa munani. Ariko ni ibintu tumaze kwize. Nase mu kwa munani ubu ngo ntago twakonfirimye igitaramo cya King James. Barabana bari mu bitaramo. Babana. B'ikigali. Mbabona. Rero reka mubwire urumva? Ibintu by'inkundo byabirwa mwabiretse kubijyamo. Urabona nk'umukobwa, sibyo? Arasoza agashaka. Sibyo? Arimo arasoza kwiga n'abapete bamaze wiganya n'abababy bisi benshi. Bamaze gushaka si benshi. Hakoze ko kimuhora mubwira abantu ngo ibintu by'inkundo babivemo. Ejo bundi Clapton Kibonke ntago yatweretse ko urukundo atari scam. Ahubwo urukundo Kibonke general ushyigikira ni bwo ko nzabi. None se ahubwo mugire gute mushake murongore. Rega ikibazo tuja amatwa muri iyi minsi dusoza ikiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu nk'umunyamakuru uri kumva, cyangwa se umunyamakuru muto ugitangira akazi uri kumva, ibi bintu tugiye kubivuga ku itariki 6 z'ukwa kane uri kumva 2026. Muri 2028 na 29 na 30 hari igihe uzaba urundi muntu cyangwa se ufite irindi zina. Nizihe nzozi ufite nkawe? Inzozi zanjye. Yego.
ni ukuba umuntu munini Yego. muri industry yego kandi njye ntabwo nifuza kuba hano kuba ngo ngiye kuba munini gusa ngatangira nkiyemera ushya njyewe uko natangiye then uko naje mu itangazamakuru abandi bankoresha yego nkavaho ngashinga iryanjye ndifuza ko bo kuba ntibarikurikirane cyane baturebe then ibindi bizivugira Dusoza. ufite impano Yego. zaza mufasha Yego. yego dusoza amagambo abiri wabwira abantu bagukurikira. by'abantu bankurikiye ndabakunda festival bakomeze bakunde Wix TV show yego kandi nanjye bankurikire yaba n'ahandi nkorera yego ariko ikindi kintu nababwira cy'ingenzi ni ukugira ngo niba ufite impano wiyiherana shaka ukuntu uvugisha mucyo cyangwa se umuyobozi wo kuri Wix cyangwa se umuntu wabona wese akugeza kuri Wix aguha ikiganiro. reka nanjye mbabwire ngo Jobless Imana ikomeze guha umugisha ikuze urugendo rwawe kuzageza igihe itarari zaka cyangwa se ugashashagirana tukakubona hejuru cyane kabisa. Byatangiye kwaka gakeya. Bye bye.